Turabasuje abadukurikiye kuri Claire Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugeze muri wa mwanya wacu w'ikiganiro cyitwa Twige Bibiliya. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Nsenga ndetse na mwene data mubona kuri kamera witwa Niyomfura Eric. Ariko mbere ya byose munyemerere tubanze dusenge. Turagushimira Data twese mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwose tugirira ko bwije no ko bukeye, izina ryawe ryane rihimbazwe. Nyagasani turakoresheje kugira ngo nanone ubane natwe muri aka kanya ndetse n'abadukurikiye, udusobanurire ku ngingo tugiye kwigana ndetse uduhe kuganira nawe, umwuka w'abane natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Uyu munsi turakomereza hamwe ku ngingo tumaze iminsi tuganira, ivuga ku ntambwe ziterwa kugira ngo umuntu abone agakiza. Mwene data Eric, unasuhuza abadukurikiye, tumaze iminsi twiga intambwe, tugeze ku ntambwe, twize intambwe 3 z'ingenzi. Turacyakomeza n'umunsi tureba ku ntambwe ya 4 kugira ngo utangire usuhuza abadukurikiye, utwibutsa n'izo ntambwe mu ncamake, intambwe 3 twaganiriye, ubone umwanya noneho tunakomezanye ku ntambwe ya 4. Urakoze cyane. Turabashuhuje abadukurikiye, Uwiteka abahire. Amen. Tumaze iminsi turi kwiga ku ntambwe ziganisha ku gakiza. Muri make intambwe umuntu yatera kugira ngo abashe kubona agakiza. Impamvu turi kwiga iki cyigisho ni ukugira ngo ibintu tubamo bya gikristo bisobanuke, bigiye kujya bisa nkaho wagira ngo ni ubumenyi bucangacanze aho buri wese ashobora kuza akakubwira ibye, undi akakubwira icye, nkaho wagira ngo Bibiliya siyo iduha umurongo. Yego. Bibiliya rero icyatumye Imana yiduha kwari kugira ngo ituyobore inzira itugeza ku gakiza. Mu yandi magambo, buriya Bibiliya ni ikarita ituyobora, ikatujyana, ikatugeza ku gakiza ndetse k'iteka ryose. Yego. Kuba hano turi kuvuga agakiza dushobora kubona turi hano mu isi, ariko Yesu ntagaruka azadukiza burundu, aho tutazongera kwatakwa n'icyaha by'iteka. Yego. Rero Bibiliya nikibereyeho. Ni nayo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tugende tuvuga tuti, ubundi uri umuntu ushaka kuba umukirisitu, wakora iki kugira ngo ugere ubwo uhinduka ukaba umukirisitu? Ni izihe ntambwe watera kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe, ubone agakiza? Iya mbere rero twabonye ko atari umuntu ku giti cye uyiterera. Yego. Ahubwo twabonye ko ni Imana ubwayo iyiterera. Ni Imana yanayiteye. Yabanje kuyitera bwa mbere igihe yohereza umwana wayo akaza mu isi, akabaho imibereho ikiranuka mu cyimbo cy'umuntu, kandi agapfa urupfu ku musaraba umuntu yagombaga gupfa kubera ibyaha bye. Yego. Ikindi gice cya kabiri cy'iyo ntambwe ya mbere Imana yagiteye kandi n'ubu igitera, ibinyujije mu gutuma umwuka wayo wera akaza agakorera mu ijambo ry'Imana, agakorera mu babwiriza b'ubutumwa bwiza, bagasanga abantu bakababwira iby'inkuru nziza, iby'urukundo Imana yabakunze, ikabatangira umwana wayo kugira ngo nibabasha kwizera, kwiringira izo mbabazi zayo yateguye, babashe kubabarirwa ibyaha. Iyo ni intambwe ya mbere. Yego. Intambwe ya kabiri rero iterwa n'umuntu ku giti cye, igihe amaze kumva bababwiriza butumwa rya jambo ry'Imana bakoreshejwe n'umwuka wera, agafata icyemezo cyo gukurikira ibyo bamubwiye. Ibyo bamubwiye nta bindi, nuko agomba kuza akitegereza Yesu. Nuko agomba kuza agasanga Yesu. Rero umuntu we agomba guhitamo koko niba abona akwiye kuza agasanga Yesu cyangwa akabireka. Nubwo kubireka ari ubihomberamo, ariko aba abifite n'uburenganzira. Birumvikana. Sibyo? Iyo amaze gufata icyemezo rero cyo gusanga Yesu, araza nyine akamusanga hehe mu byanditswe byera. Akamwitegereza rero, ariyo ntambwe ya gatatu. N'ayandi magambo akamwiga, akamusobanukirwa. Uwo Yesu rero aba arimo yiga, akamufatira umwanya, akamwiga, akamwitegereza, hari impano amuha. Impano amuha. Ariyo mpano yo kwihana, ari nayo twakwita intambwe ya 4. Iyo ntambwe ya 4 urebye ntabwo umuntu ari uyiteza. Kwihana.
kwihana ntabwo ari intambwe umuntu ku giti cye yakiteza ngo bikunde. kandi usanga Bibiliya ivuga ngo mwihane, bivuze se turaje turebe rwose wikirukanka, turaje turebe kuko reka dusome mu byakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 30 no 31 niko havuga. Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Abyumvise? Ahesha Abisirayeli kwihana bivuze ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha ni ibyo duhabwa na Yesu. Yego. Ntabwo ari ibyo umuntu yakiha. Utabihawe na Yesu ntabwo wakiha. Ntabwo wabikura heza. Ni impano duhabwa na Yesu. Ibyanditswe byera bigaragaza ko uku kwihana duhabwa na Yesu guturuka ku gahinda ko mu buryo bw'Imana. Agahinda. Reka dusome Abakorinto ba 2 ibice 7 umurongo wa 10. Haravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza. Wabyumvise? Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kugira gute? Kwihana kutishuzwa, nako kakazana agakiza. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Bivuze ngo hano hari uduhinda tubiri umuntu ashobora kugira. Hari agahinda ko mu buryo bw'Imana, sibyo? Akonga kuko kakazana n'agakiza, kakazana agakiza. Ariko hakahinda kandi gahinda ko mu buryo bw'isi ko kazana urupfu. Agahinda, okay, ubwo urabisobanura. Turaza kuza kubisobanura nyuma, turaza kuza kubisobanura neza. Ariko hano hari uduhinda tubiri. Twebwe agahinda tugiye kubanza kureba ni agahinda ko mu buryo bw'Imana. Aka gahinda ko mu buryo bw'Imana kaza ryari? Agahinda ko mu buryo bw'Imana gaturuka ku kwitegereza Yesu. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gaturuka ku gutega amatwi ibya Yesu. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 36 umurongo wa 37 havuga iki. Petero yari arimo asobanurira abantu ibyari byababayeho igihe bahabwaga umwuka wera, arimo none ababwira iby'inkuru ya Yesu. Ageze ku murongo wa 36 aravuga ngo nuko abo mu muryango wa Isirayeli bose nibamenye badashidikanya yuko Yesu uwo mwabambye Imana yamugize umwami na Kristo. Urumva yabahaye inkuru yose ya Yesu, uburyo yaje mu isi, uburyo bamufashe bakamubamba, agapfa, akazuka, sibyo? Arababwira ati rero mwese mw'Abisirayeli mumenye ko uwo mwabambye uwo nguwo wagize gute? Imana yamufashe ikamugira umwami nande? Umwami na Kristo, sibyo? Ku murongo wa 37 haravuga ngo aba bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, birabarya pe, birabarya. Iri jambo nagize amatsiko yo kujya kureba mu rurimi rw'icyongereza, nkoresha Bibiliya ya King James version ya kera. Nsanga mu cyongereza bakoresheje ijambo ryitwa prick, gucumita, prick. Prick iyo ugiye muri dictionary iyo bita Noah Webster's dictionary yo mu 1828 bagusobanurira ngo to prick, to affect with sharp pain. Ni ukuvuga ngo ni ukugutera umubabaro umwe wahuranya. Mu yandi magambo ni ukugira agahinda gakomeye, sibyo? Aba bantu rero ngo bumvise ibyo Yesu ababwiye bagira agahinda, bibatera kugira agahinda gakomeye. None umurongo wa 37 dushobora kuwusoma ngo abo bantu bumvise ibyo bibatera agahinda gakomeye mu mitima yabo. Mu yandi magambo bateze amatwi inkuru ya Yesu, uburyo yaje mu isi agapfa mu cyimbo cy'umuntu kubera ibyaha by'umuntu, ngo bibatera agahinda gakomeye hehe? Mu mitima yabo.
nidusubira hariya mu Bakorinto ba kabiri 7 turasanga ko birangira gateye umuntu kwitandukanya n'icyaha akakireka. Yego. Kuko nunasoma mbere yuko tujya mu Bakorinto ba kabiri 7 nukomeza uganasoma hariya mu byakozwe n'intumwa 2 ngo bamaze kugira ako gahinda gakomeye mu mitima yabo bahise babaza Petero batariko noneho tugire dute. Petero niko guhita babwira ngo nimwihane mubatizwe mu izina rya Yesu. Uri kumva ngo aragumya arabasobanurira usomye hepfo barakubwira ngo hahise ngo hihana abantu ibihumbi bingahe 3,000 batavuye aho ngaho. Bivuze ngo agahinda bagize kabateye kwanga ibyaha byabo, mu yandi magambo barabizinuka ku buryo ako kanya bahise bemera bakabatizwa, bahise nyine bahinduka abakirisitu ako kanya. Ariko hano twitonde, aba bantu turi kuvuga hano bahise bihanira aho ngaho ni abantu bari basanzwe n'ubundi bazi inkuru ya Yesu, bari barumvise Yesu. Ibi Petero yakoze kwari nko kugorora gusa ibyo Yesu yabigishije batumvaga neza agatuma babyumva neza, ariko bari basanzwe babizi. Mu yandi magambo Yesu bari basanzwe bamuzi. Yego. Ariko ibya Yesu nibwo byakoze ku mitima yabo, bihita bibatera kwanga ibyaha, muri make bibatera agahinda mu mitima yabo kubera ibyabaye kuri Yesu, kubera icyaha cyabo, kubera ibyaha byabo, maze bihita bituma bahindukira, bahita bafata icyemezo cyo gukurikira Yesu. Aka gahinda rero umuntu agira iyo amaze kumva ibya Yesu, mu Bakorinto ba 2:7 ho baragasobanura neza ko ako gahinda gatera umuntu kwitandukanya n'ibibi. Reka tugere tuhasome Abakorinto ba 2:7 turahera ku murongo n'ubundi wa 10 tujya no ku wa 11. Havuga ngo iki? Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. Umurongo wa 11 rero, aho ntimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo kakabatera kwiregura ni ijambo bakoresha muri Bibiliya byera, ariko iyo ugiye mu Cyongereza harimo term ivuga ngo clearing yourselves. Iyo ugiye muri chat GPT ugashyiramo clearing yourselves, bahita bakwereka neza ko iyi clearing yourselves ukurikije Bibiliya bisobanuye ngo, biravuga ngo here it refers to believers showing repentance and proving their sincerity by distancing themselves from wrongdoing. Urikumva? Ahangaha bigaragaza bizera bagaragaje kwizera, bakagaragaza nako kwihana, bakagaragaza ubunyangamugayo bwabo binyuze mu kwitandukanya no gukora nabi, mu guhunga gukora nabi. Uri kumva? Nicyo iriya ntuza clearing of yourselves yari ishatse kuvuga hano. Hepfo niho bahita bavuga ngo muri context isanzwe ho noneho bivuze kwikuraho, kugaragaza yuko udahamwa n'icyaha. Yego. Usomye muri iyi ntuza muri Bibiliya yera bisa nkaho byafashe iyo definition ya kabiri, ko umuntu nyine ako gahinda kamutera kwiregura, ariko ntago hano ariyo twafata, kuko iyo ntago ariyo, iyo ntiri biblique. Iri biblique nyayo no kwitandukanya no gukora nabi. Nivuze ngo rero ako gahinda kabatera kwitandukanya no gukora nabi, no kurakara no gutinya n'ubushake bwinshi n'ishyaka no guhora, muri byose mwiyerekanye ko muboneye muri byo. Noneho dushobora gusubira muri murongo wa 11 tuvuga ngo aho ntimurora ako gahinda ko mu buryo bw'Imana uburyo kabateye umwete mwinshi ungana utyo kakabatera kwitandukanya no gukora nabi, no kurakara no gutinya n'ubushake bwinshi n'ishyaka no guhora. Urumva ukuntu tubisubiyemo? Ahangaho urumva aka gahinda ko mu buryo bw'Imana gatera abantu kwitandukanya n'ibibi. Sibyo? Mbega kwanga icyaha. Niko kwa kwihana kuticuzwa. Kuko icyari cyarabaye hano ku Abakorinto mu rwandiko rwa mbere Pawulo yari yarandikiye abagaya
uburyo bakoze ikosa bakagenda bakagira amacakubiri muri bo, arabagaya rwose. Hano rero mu gice cya kabiri ababandikira babwira yuko anejejwe nuko bagize ako gahinda, nubwo kari agahinda kakaye gatoya, kuko ako gahinda kabo ko mu buryo bw'Imana kabateye umwete mwinshi ndetse kabatera kwitandukanya no gukora nabi. Yandi magambo, iyo twitegereje Yesu duterwa agahinda n'ingaruka z'icyaha ndetse n'uburyo Imana yadukunze kugeza ubwo itanga umwana wayo, ibyo bikadutera kwitandukanya n'ikibi, bikadutera kwitandukanya n'icyaha cyane. Birumvikana. Mu yandi magambo, ibi bintu turi kuvuga hano ntabwo ari ibintu bituruka muri twebwe, ahubwo ni impano duhabwa na Yesu iyo tumwitegereje. Agahinda ko kwanga icyaha gatuma dutandukana no gukora nabi, ni agahinda duhabwa na Yesu binyuze mu kumwitegereza. Muri make ni impano duhabwa n'Imana binyuze mu kugira gute? Mu kumwitegereza. Aka rero niko gahinda ko mu buryo bw'Imana, sibyo? Rero kare wari wambajije uti agahinda ko mu buryo bw'isi ko ni agahinda kameze gute? Aha, ako mu buryo bw'Imana tubonye neza ko ni agahinda gaterwa nuko twitegereje Yesu, sibyo? Muri make ni impano duhabwa n'Imana itubashisha kwitandukanya n'ikibi. Uri kumva? Ni impano duhabwa n'Imana itubashisha kwitandukanya n'ikibi. Ariko agahinda ko mu buryo bw'isi ko ntabwo ariko biba bimeze. Reka dufate ingero zo muri Bibiliya. Muri Bibiliya hari abantu twagiye tubona bakoze ibyaha bikajya bibatera agahinda ariko ntibitume bihana. Dufate urugero rwa Farawo. Farawo kwinangira kurekura ubwoko bw'Imana. Yinangiye kurekura ubwoko bw'Imana, ariko ibyago bijagira gute? Iyo icyago cyazaga yahitaga yihana. Yego. Uri kubyibuka? Hazaga akantu ko gushidikanya. Haza oyeda. Akubwoba. Urakoze cyane. No kuvuga ngo yarinangiraga, Imana ikazana ikigeragezo cyangwa icyago cyamara kumugeraho, yabona ingaruka bigize, agatinyamo, noneho agasa nk'uwemeye, akavuga ati ngaho nimugende, sibyo? Cyamara gushira akongera akisubiraho. Ndetse bwa nyuma na nyuma abana b'imfura bamaze gupfa bose, ndetse n'iburiza bw'amatungo n'iki byose bimaze gupfa, yemeye kubarekura, baragenda bagiye kugera iruhande rw'inyanja, abakurikiza amagare. Ako rero ni agahinda umuntu agira gatewe no gutinya ingaruka z'icyaha, sibyo? Reka turebe urundi rugero kuri Yuda Iskariyoti. Yuda Iskariyoti yagambaniye Yesu, abizi neza ko nubwo bagiye kumuha amafaranga batazashobora Yesu. Ageze ibyago abona Yesu baramushoboye ndetse yenda kumwica, sibyo? Agira ubwoba bw'uko yagambaniye umuntu, agambana mu maraso atariho urubanza, aragenda ahita basubiza amafaranga yabo, ndetse ashaka ko bamurekura ariko baramwangira. Uri kumva? Ndetse ingaruka yaje kuvamo ni uko Yuda Iskariyoti yaraniyahuye. Uri kumva? Afata icyemezo nyine cyo kwiyahura kubera ko yari yihannye, abitewe no gutinya ingaruka z'ibyaha. Uri kumva? Dufate urundi rugero, Baramu yagiye kuva mu bwoko bw'Imana. Marayika yitambika indogobe yari mutwaye. Yego. Indogobe igeze ahantu ibona marayika afite inkota, yanga kugenda ndetse arapfukama. Baramu ayikubita gatatu kose. Indogobe irangije amuhindukiranya, ariko igihe cyose nagutwariye ubu koko nibwo ubonye ko nanze kukumva. Ngo maze Baramu atanatekereje abeyurwaho agakarito mu maso, ngo arebye imbere abona marayika uhagaze n'inkota. Marayika araza amubaza ibyo yagiyemo byose, ngo arangije aravuga ngo niba ari uko bimeze ngo ntabwo nari namenye ko ari wowe wumva mpagaze imbere. Ubwo ngubwo rwose nakoze icyaha, ntabwo ndi buze kujya kubikora. Urumva se ubwo ngubwo yihannye
bivuye ku mutima Oya. cyangwa nuko atinye yuko niyigira imbere Ingaruka. marayika ari umwica kuko marayika aramubwiye ati iyi ndogobe yawe izi ikagera hano nari bukwice yo nkayibabarira. uri kumva bivuze iki? bivuze ngo hari igihe twihana ibintu bitatuvuyemo bitewe no gutinya ingaruka z'icyaha. uri kumva hari igihe tugira agahinda, reka bari ko mbivuga, hari igihe tugira agahinda kadaturutse ku kuba twamaze gusobanukirwa neza nuko icyaha ari kibi kandi cyahemukiye umwana w'Imana, ahubwo tukagira agahinda gaturutse ku kureka ku kuba turi gutinya ingaruka z'ibyaha. hari n'igihe twihana tukava mu byaha byacu, sibyo, mu bigaragara inyuma kubera gutinya ingaruka zizatubaho, ariko atari uko twahindutse mu mitima yacu, atari uko twabonye ububi bw'icyaha twacyangishijwe n'uko twitegereje urukundo rw'Imana. ari naho ibintu bikwiye kwitonderwa cyane cyane ku babwiriza. ntabwo dukwiye kujya kubwiriza abantu tubakangisha ibihano Imana izabahana. oya, ibyo ntabwo bikwiye. ahubwo tuguye gusanga abantu tukababwiriza iby'urukundo rw'Imana, tukabereka uburyo icyaha ari kibi ku buryo kugira ngo gikire byasabye urupfu rw'umwana w'Imana. ibyo tukagasobanurira byanga bikunda, nibemera kubyitegereza bakabitwarira umwanya, muri bo bazaremwamo umutima wo kwanga icyaha, ndetse bakizinukwe rwose babashe kwihana. niyo mpamvu bure intambwe ya kabiri n'iya gatatu ari ingenzi cyane. intambwe ya kabiri ni ingenzi cyane, n'iya gatatu gufata icyemezo kwanza cyo kwemera gusanga Yesu. iyo ntambwe ya kabiri, noneho gusanga Yesu warangiza ukamwitegereza. ku bwa ya ndirimbo ngo iyo wicaye imbere ya Yesu wimenyaho ubugoryi bwawe bwose. niyo mpamvu dukwiye kugenda tukicara imbere ya Yesu. iyo tuvuze buryo kwicara imbere ya Yesu ni ukugenda tukicara mu byanditswe byera tukamwiga. ibyo ngibyo rero nibyo bitubashisha kubona ububi bwacu, kubona ububi bw'icyaha, kuremanyamo urwango rw'icyaha muri twebwe. kandi ibyo ngibyo nta muntu ushobora kubyiremamo atari Yesu ubiguhaye. ntabwo byakunda. rero niyo mpamvu ubwo duheruka ubushize twavuze ko intambwe ya gatatu ari ingenzi cyane, kwitegereza Yesu. dukwiye kwitegereza Yesu kugira ngo tubashe kubabwa impano yo kwihana. kandi ibintu bizaranga umuntu wihannye by'ukuri mu mutima we ni uko azitandukanya n'icyaha adaciye ku ruhande. reka dusome muri Zaburi 51 duhere ku murongo wa gatatu tugeze ku murongo wa 14. turahasanga inkuru ya Dawidi y'uburyo yihannye icyaha cyo kuba yarishe Uriya. yarakihannye akivuga mu mazina yacu yose ndetse adaciye ku ruhande, kandi asaba Imana imbabazi kugira ngo imubabarire kuko yari azi ko yakoze icyaha. umuntu wihannye by'ukuri, kimwe mu bimuranga ni uko kwatura kwe kuba kwahuranyije, kudaciye ku ruhande, kuvuga icyaha mu izina. ariko igihe uzabona umuntu urimo watura icyaha gica ku ruhande, burya mu mutima we nta yirwanaho. bimeze nka bimwe twasomaga muri Bibiliya bavuga kwiregura. ntabwo kwihana gutera kwiregura, ahubwo kwihana gutera kwitandukanya n'ikibi. niko kwihana nyakuri. reka rero dusome twumve ukuntu Dawidi we rwose yavuze icyaha cye mu mazina yacyo atagiciye ku ruhande, kubera yuko yari yamaze koko gusobanukirwa n'ububi bwacyo. reka tuhasome. haravuga ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. urumva yamaze kwisobanukirwa neza ko ari mubi. kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe. byabereye kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. dore naremanywe gukiranirwa mu byaha, ni mama yambyariye. dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka uzahamenyesha ubwenge. unyejeshe zobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ushubura. uyu muntu uko ubona ko yari yihannye by'ukuri, ntabwo yari yaciye ku ruhande. noneho arakomeza ngo unyumvishe umunezero n'ibyishimo, kugira ngo amagufa wavunnye ibishimo. hisha amaso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undeme mu mutima wera. urumva yasobanukiwe neza ko umutima we wari waranduye kugeza ubwo yifuza no guhabwa umutima mushya. unsubize mu mutima ukomeye,
ntunte kure yo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Urumva ko umuntu witwa Dawidi yari yasobanukiwe neza n'amakosa ye. 14 unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomeresha umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu. Ndikumva yarahuranyije avuga icyaha cye n'izina. Umunyama y'umuntu hano yavugwaga ni Uriya yari yamaze kwica. Nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane. Imana idufashe kugira ngo tubashe kugira kwihana nyakuri. Mu yandi magambo, Imana iduha umwete wo kwitegereza umwana wayo kugira ngo bashe kurema muri twebwe urwango rw'icyaha no kukizira. Kandi kizagaragaza ko ibyo bintu twabigezeho nuko tuzatura ibyaha byacu tubivuga mu mazina yabyo, ndetse dusaba Imana kuduha umutima mushya cyane rwose. Imana ibidufasha mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Umva, iyi ngingo ni nziza cyane, ngira ngo abadukurikiye barayumva pe. Ingingo ihabwa n'Imana ubwayo na Yesu, impano yo kwihana. Kuri jye nari nzi ko kwihana ari icyo dusabwa ahubwo gukora. Kumbe ni impano. Rero none hari ubwo twabirenganyiriza abantu, twabarenganyiriza ko baba baragize amahirwe yo kurarikirwa kwitegereza Yesu ntibajye kumureba. Yego. Ariko babaye batarabirarikirwa abadukurikiye uyu munsi noneho natwe twabararika. Twebwe ari uyu munsi tubabwira ngo ni mwihane, kuko turabizi ko mutabyishoboza. Yego. Ahubwo icyo tubararikira nimuze mwitegereza Yesu. Ako kantu ubwo niyo ngiye mufata umwanya wanyu mwige Yesu. Ngira ngo rero ntabwo kubwiriza abantu ati mwihane si cyo kijya imbere, ahubwo ni ukubararikira kureba Yesu cyane. Ukababwira ko kureba Yesu bizababashisha kwihana. Zikumva kuko kwihana ni impano y'Imana duhabwa, kimwe no kubabarirwa ibyaha nk'uko twasomye hariya mu byakozwe n'Intumwa 5:33. Kwihana ni impano duhabwa n'Imana, kimwe no kubabarirwa ibyaha. Rero icyacu ni ukuza ahubwo tugasanga Yesu tukamwitegereza, sibyo? Muri make buriya niba hari isomo rikomeye ikiremwa muntu kigomba guhora ryiga, ni isomo ryo kureba Yesu, kwiga Yesu. Yego. Waba umukirisitu waba utari umukirisitu, tugomba kwiga Yesu cyane rwose, kandi tukamuvuga mu gitondo, tukamuvuga saa sita, tukamuvuga nimugoroba. Mu yandi magambo, Yesu akaba ari indirimbo ya buri munsi. Kuko nitwiga Yesu ntituzabura kumenya iby'urukundo rwe, nitwiga Yesu ntituzabura kumenya iby'imico ye. Ibyo rero nibyo bizadutera muri twebwe uwo mutima w'urwango rw'icyaha. Rero Imana ikomeze kubidufasha mu rwose. Amen. Reka dushimire abari badukurikiye. Ibyo bitekerezo byanyu ni nyamibwa, kugira ngo ibiganiro byacu nakagaruka mukomeze mudushyigikira, mukora subscribe ndetse muduha na comment uko mwumvishije ibiganiro byacu. Reka mbashimire, nsaba mwene Data kugira ngo adufashe nawe mu gusenga. Naho ubutaha. Data mwiza, tugushimiye ubuntu bwawe butagira akagero, kuba warateguriye umwana w'umuntu agakiza, ubihererwe icyubahiro. Amen. Rero turagusaba ngo ureme mu mitima yacu, ukoreshe uko ushoboye kose, ukangurire ubwenge bwacu kwitegereza umwana wawe, kugira ngo tuzabashe kubabarirwa, tuzabashe kwihana ibyaha byacu ndetse no kuyobarirwa. Ibyo nibyo dusabye, ngo biduhere hamwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen.